ino ni agasobanuye 250.net. Niba utazi ino website iriho movies zitandukanye cyane kandi nziza cyane, ukwiye kugenda ugacheckinga out. So reka nkwereke features ziri ku ino website. So ino website ifite features nyinshi kandi imwe muzo nyinshi kandi abantu nago babizi. So muri video rero noneho ngiye kukwereka features utaruzi kuri ino website cyangwa se agasobanuye 250.net. Hano bafite features nyinshi cyane zimwe utaruzi. Benshi babandikira tubaza bino na bino babaza ibintu byinshi cyane batazi, bimwe na bimwe bikagora. So nicyo gituma nabazaniye ino video kugira ngo umenye features ziri kuri agasobanuye 250.net. So ufungura website, iyo website ni kuvuga ngo barakuzana kuri web page imeze gutya nko kubibona hano kuri screen yawe. So hano niho barakuzana kuri home page, arabari movies zigezweho hejuru, noneho bakakwereka best movies. So ibyo nago ari byo ndajamo kuko hano muri video ngiye kukwereka uburyo ushobora kwishura ndetse na features nyinshi ziri kuza mu nzira ndetse n'izindi zagezeho. So ino website ifite movies zitandukanye cyane, nko kubona Sanju, izo zose ziriho, John Wick zahageze, izo movies zose ziriho kandi abantu nago babizi. So nicyo gutuma ngiye kukwereka features ziriho kandi n'ibibazo bimwe na bimwe abantu bari kugenda babaza. So ikibazo cya mbere cyaturutse ku muntu wabajije ngo ese ushobora kudownloadinga movie wishyuye amafaranga gawe. So ndashaka njyewe ngusubize icyo kibazo kuko nje mfite premium cyangwa se mfite account hano kandi nishyuye. So nukuvuga ngo nago ushobora kudownloadinga movies, nicyo nakubwira kuko nje narabyibone, mfiteho account, babajije bavuga ngo ibo bari hano kubahereza movies gusa izo kureba atari zo kujana cyangwa se just wowe wishyura amafaranga gawe bwo kureba movies, nago bishoboka kudownloadinga movie. Okay, so ni ikibazo cya mbere. So nkuko uri kubona hano bafite movies nyinshi cyane, nkuko uri kubona zimwe na zimwe ni nziza kandi zose zigezweho. So ndikugira nawe uri kubyibonera, urikubona ko movies zuzuyeho Shang-Chi, Godfather, izo zose ziriho. Ushobora kugenda ukazireba ku bihumbi 6 gusa. Ugiye kureba izindi website ukwiye kwishyura 8, 9 kandi iyi website yo nkuko uri kubona nicyo nayikundiye, ifite movie nyinshi kandi izizanira ku gihe kandi byoroheje. So noneho tukagenda ku kibazo cy'umuntu wabajije ngo ese ushobora kwishyura gute. Katuvuge uri mu mahanga, uri mu Rwanda, uri he, ushobora kwishyura gute? Uri mu Burundi, ushobora kwishyura gute? Nicyo noneho ngiye gusubiza aka kanya. So reka nkwereke uburyo ushobora kwishyura. Hano katuvuge wenda ngiye gushiraho movies, hano nago ndi muri account yanjye. So katuvuge ngo tugiye kuri ino website, kano kanya nago ufite account, just uri musha ku website katuvuge, cyangwa se ufite account gusa utari wishyura. So icyo urakora noneho urakirika katukirike kuri movie yose iyo turi kureba, karufata John Wick 2. Nuvuga ngo hano aho rero tujyana no kuvuga ngo movies ziraba zicinzwe. Gusa hano bari kutwereka message iri kuvuga ngo ishura urebe filime zigezweho, ishura hano. So kuvuga ngo urakanda kwiyo link iri kuvuga ishura hano, katurebe niba birakunda kuko nkuko uri kubona bari kuvuga ngo ishura. So kando turebe niba aho bari kujana dushobora kwishura cyangwa se nkuko uri kubona. So hano niho batuzanye ku page havuga ngo pay. So nukuvuga ngo hano niho kwishyurira. Hano ndi kureba inamba nyinshi, ndi kureba na message nyinshi. So reka dusome turebe niba nawe ushobora kugufasha kwishyura. So icyambere hano hejuru icyo ndi kureba ariho PayPal. So PayPal nyine ni payment transfer platform, nukuvuga ngo igufasha
kwishyura byoroshe cyane. Nk'abantu batuye mu mahanga nibo babizi, nko muri Amerika cyangwa se muri Norvege cyangwa se mu Burayi nibo bazi gukoresha PayPal. Gusa no mu Rwanda ndi kugira ngo ushobora gukoresha PayPal. So ni kuvuga ngo weho ufata PayPal ukakonectinga kuri bank account yawe, amafaranga ukayashyira kuri PayPal, noneho ukishyura na PayPal. Ibyo bintu biroshe cyane, just ni gushamo email y'umuntu ugiye kwishyura, noneho amafaranga akaba gamugezeho cyane kera cyane. So nk'uko uri kubona nabyo ni byiza cyane. So reka turebe niba PayPal cyangwa se ari ubundi buryo ushobora kwishyura kuri iyi website, kuko nanjye nk'uko muri kubibona niho ndi, nawe ndi kugira ngo niho uri. So niba uri kundeba kandi uri gukurikirana nanjye ibyo ndi kuvuga, ndi kugira ngo uri kubireba. So kuko abantu benshi bagiye babaza ese ni gute ushobora kwishyura kuri agasobamye250.net, icyo nicyo ngiye gukora. So reka dusome message ya mbere turebe icyo iri kuvuga, kuko hano nk'uko ndi kubibona, so iri kuvuga ngo twandikire niba ushaka kwishyura n'ubundi buryo bwo kwishyura, ngo ngiyo numero ya WhatsApp. So nukuvuga ngo bashizeho numero ya WhatsApp ushobora kubishyuriraho, so ushobora kubandikiraho kuri WhatsApp, none ukababwira uburyo ushaka kwishyura. So uri kubona ko hano bafite opportunity nziza cyane. Katusome icya kabiri iri kuvuga ngo niba ushaka kwishyura hamwe na MTN, dore numero ya MTN. So nukuvuga ngo hano bafiteho numero ya MTN ushobora kwishyuriraho. Ndi kubona iherereye mu Bugande, gusa nta kibazo, twebwe icyo dushaka ni filime, kandi abo turishyura cyangwa se niba ari team niba ari ntabyo tureba. So nukuvuga ngo twebwe dushaka filime. So katurebe Nyira Akizimana. So ndi kubona ko hano hariho inamba z'uwo muntu, ndi kubona hariho izina ry'uwo muntu uturishyuraho. Uri kubona ko ni byiza cyane kuba bashyiriweho izo namba, kuko turamenya uwo tutohereje amafaranga. So nyaboneka ohereza igihamya kuri WhatsApp ku inamba ziri hejuru. So nukuvuga ngo hano ukuntu bikora nuko. So katuvugenda wabonye ko hano hariho MTN hakabaho na PayPal, gusa ukaba udashaka kwishyura mu ubwo buryo bubiri. Noneho ibisabwa ni iki? Nukuvuga ngo weho niba udashaka kwishyura mu ubwo buryo, ushobora kubandikira ukareba, kuko hano nk'uko uri kubona iyo wishyuye kuri PayPal iho ntabwo usabwe igihamya, kuko message irabagera. Gusa hano kuri MTN uvuga ngo urorohereza igihamya, cyangwa se ushobora gufata foto yo muri telefone yawe ko wohereje ago mafaranga bakakwemerera, cyangwa se ukabohereza message kuri namba ziri hejuru hano nk'uko uri kuzibona kuri WhatsApp. So hano naho bakandika reka tuzamure agasobanuye 250 ku rundi rwego. Byiza cyane. Gusa so hano kuri PayPal nk'uko uri kubibona hano hasi handitse ngo debit or credit card. Ni ukuvuga ngo hano ushobora kwishyura na credit card cyangwa se debit card. So kadukirikeho turebe aho baratuzana. So nk'uko uri kubona hano ni PayPal iri loadinga, turebe niba ukuntu bino bintu bikora. So tura acceptinga turebe ushobora kwishyura cyangwa. So hano nk'uko bizinje niye muri Norvege, niba utabizi ni byukuri nuye muri Norvege, muri Norway. Nicyo gituma abanza ni hano Norway niba utari wabirebye. Okay, so reka nkwereke hano bari kudusaba card number ushobora kuzishiramo niba ushaka. Nukuvuga ngo niba ufite credit card nabwo ushobora kwishyura. Biroroshye cyane. So hano naho bari kudusaba address, cyangwa ngo ship to my billing address. Hano kuvuga ngo niba ushaka ushobora gushyiramo address, gusa ino ni service, ni online service, nabwo ari inkweto waguze kuri online barakuzaniraho. So address ntabwo ndi kureba ari ingenzi cyane, gusa ushobora gushyiramo niba ushaka kugira ngo mbega bibere neza cyane PayPal wenda nuko bimeze. So hano naho bakadusaba inamba, email. So hano hasi noneho bakabaza ngo create a PayPal account, it only take a moment. So nukuvuga ngo ushobora kwishyura udafite account kuri PayPal. So nuko bimeze. So urishyura udafite account kuri PayPal, cyangwa se niba ushaka gukora account
ushobora kubikora. Nuko ngo urakirika hano none ukore account, cyangwa se ushobora gukirika no thanks, ako kanya wewe urishura basi. Nukuvuga ngo ibyo bintu biroroshye cyane. Okay, so nugushiramo just katubwira niba ufite debit card, so cyangwa se credit card, visa, ibyo byose birakora, mastercard. So icyo urakora urashiramo inamba zo kuri aga card, ushiramo expire date na nkuko kubona CSC na nkuko kubona izina ryawe rya mbere n'irya nyuma. So address yo ndikugira ngo yukirike hano nyine ya niko bimeze. Gusa nukirika nushaka ntabwo bashiramo billing address, gusa nta kibazo ushobora kuyishiramo. Noneho hano naho ugashiramo email address yawe. So hano urakuvuga ngo we will text you a security code to confirm this number. So nukuvuga ngo hano urashiramo inamba zawe kugira ngo bakohereze code yizo namba niba ari zo nyine ya. So nkuko kubona nuko bimeze. Noneho ndikubwira biroroshye ya biroroshye. Okay, so nje ntabwo ari uko nishyuye, natakubeshe ntabwo ari uko nishyuye. So reka tugaruke nyuma nkwereke ukuntu nje nabigenje, kuko nje mfite PayPal nkuko nabikubwiye. Abantu benshi bo mu mahanga bafite PayPal, biroroshye cyane. Gusa abantu batuye mu Rwanda cyangwa se muri Afurika bibagora cyane kugira ngo bagire PayPal, kuko nyine urabona urabaza gutransfera nyine ago mafaranga kuri PayPal, none ukabona ibyo birabije cyane. Gusa niba utuye nko muri Amerika cyangwa se ahantu aho nuye muri Norvege ya biroroshye cyane. Just nkuko nabikubwiye ushobora gukirika kuri debit card cyangwa hano hasi aho nakweretse, cyangwa se ukakirika kuri akano ko hejuru kuri PayPal subscribe, katurebe hano niho nakiritse. none nshiramo email address yanjye, nshiramo n'izindi information nkuko uri kubona hano. Nukuvuga ngo uraba ufite ugiye kwishyura na PayPal. Okay, gusa hano hasi ugiye kwishyura na card cyangwa se bank account yawe. So nukuvuga ngo urarondora icyo ushaka. So nukuvuga ngo nubwo ari PayPal ushobora kwishyura na card yawe kandi utari kuri PayPal. So nothing, ibyo bintu ntabwo benshi bari babizi. So icyo nashobora kubabwira nuko abantu batuye muri Norvege ushobora kwishyura nyine. Icyo narebye kuri ino website nuko ushobora kwishyura kuri Vipps. Nyine abantu batuye muri Norvege Vipps barayizi kuko bakunda kuyikoresha cyane. So izo namba zo kuri WhatsApp nizo ndikubwira ushobora kuboherezaho amafaranga. Numara nyine kubohereza amafaranga, kuko ni 70 z'ama Norvege cyangwa se ya byo urabizi 70 ntabwo ari menshi cyane. So ku kwezi noneho weho numara kubohereza ago mafaranga, message barayibona. Noneho ako kanya barakohereza message, niba kohereza message ya ubone amafaranga. So nuko bikora nkuko uri kubona. Nico kibazo abantu benshi bari bafite, babaza ese ni gute ushobora kubikora, ese ni gute nshobora kwishyura. Okay, so ndikubwira ngo abantu batuye mbega nko mu Rwanda, mu Burundi, ibyo bintu birabakomereye cyane, kuko katuvuga nda ya MTN ukwiye gufata foto izi namba nyine ziriho ya. Gusa ntabwo navuga ngo biroroshye cyane. Gusa wenda bishobora kuba byiza cyane mu gihe kiri kuza, cyangwa se mu gihe kiri imbere. None tukareba niba dushobora kwishyura hamwe na MTN ku bantu batuye mu Rwanda. So ni gutya noneho iyi website ikora. Hano noneho nkuko uri kubona ya hariho ibintu bitandukanye cyane nkuko uri kubona. Movies zo zizaho buri munsi. So je nirebera agasobanuye hano kuri website, niryoherwa n'ubuzima. None se nkuko uri kubona ino website kwishyuza udufaranga nk'utwo ukabura kwishyura, arega nuko ubuzima bumeze. Nawe ishyura urebe ya filime. So nkuko uri kubona hano bafite movies nyinshi nka The Woman King, bamwe barayumva gusa ntabwo bari bayirebaho. Izo zose ziriho Shang-Chi ya. Gusa ibyo ntabwo ari byo ndiho, kuko hano ngiye kubasubiza ibibazo mufite ku website. So reka nkwereke hano bafiteho future bita ngo ni. So reka ngenda muri account yanjye gusa ya free, ntabwo ari yo kwishyura. So reka tu login in. Bamwe ntabwo bazi ukuntu bashobora ku login in. Just klika kuri login, ako kanya barakuzana hano.
so ndakirikaho gusa noneho banjanje nkuko uri kubona hano ntabwo baranjana kuri account yanjye ahubwo barangaruza hano kuri homepage. Ni ukuvuga ngo hano ntabwo uramenya ko waloginze in, gusa nukirika hano kuri menu urabona izina ryawe. So ni ukuvuga ngo izina ntabwo ari izina ryanjye gusa rino nyine ni izina nakoresheje kuri iyi video nyine, gusa ntabwo ari izina ryanjye. So nkuko uri kubona hano urabona hano hejuru hari izina ryawe, ako kanya nibyo rirazaho. Ni ukuvuga ngo ako kanya uramenya ko waloginze in. So hano hariho feature insha yajeho bita chat, niba uri kubibona hano sinzi nabishoboye. So nkuko uri kubona hano ni chat. Iyi ni page ushobora guchatinga n'abandi. Katurebe, reka tugeho tubatuke. Nawe tubatuka gusa nyine nkuko uri kubona hano ni page ushobora guchatinga. Ukubona hano chance yanditse kandi uboninje okay, so natakoreshe nanditse nkuko uri kubona hano hejuru hari ngo nikaze kuri agasobanuye 250 chat. So nukuvuga ngo ino ni chat ushobora kwandika niba gusa hano iyo uri hanze utari wakora account, ntabwo ushobora kubona ino page, gusa ukwiye gukora account kugira ngo urebe ino page nuko ibintu bimeze. So nkuko uri kubona hano ushobora kwandika nyandike gute nashubije ninyandika nabi nuseke nasubije ibibazo abantu bari bafite. Sorry. Okay. So nkuko uri kubona hano nanditse ngo nashubije sorry mobo imeze nabi. So nasubije ibibazo abantu bari bafite. Ready to send? 1 2 3 send. So nkuko uri kubona hano yajeho kandi nibitari wayibara rebe hano irabereho. So nkuko uri kubona nayohereje. Ni ukuvuga ngo hano ndi hano nawe genda kandi urandeba natakobeje urareba ino message nuja kuri agasobanuro 250 ukaloginga in ukareba kuri chat no message urayireba niba uri kureba ino video. So ino ni agasobanuro 250.net. hano bafite features nyinshi. So katurebe zimwe muri feature bafite kuri pages zabo. So bafite sign out. So nkuko kubona sign out nayo bari bafite. No ngo hano niba uri in ushaka kugenda hanze cyangwa se ushaka gusohoka muri konti ushobora gukirika hano. Katurebe aho bari kwizana tune. Hano bafite button iri kuvuga ngo log out. Dukirike hose. Ni ngo hano tugiye kuva muri account yacu tuye hanze. Ntabwo ari byo. Reka ngende kuri photos. Katurebe ifoto bafite hano turebe niba bimeze neza. Nari maze iminsi nakora video kuko hari ibibazo nari mfite ngiye gukemura, gusa byakemutse kandi ndi hano nagarutse ku murongo. So nkuko uri kubona hano bafite amafoto. Hano kuvuga ngo hano kwizi foto ushobora kureba filime ngamenya izina RIPD2 yo tarebye The Woman King, gusa movies nshasha ziri hasi ndi kugira. Katurebe nkuko uri kubona hano zino ni nshasha 3%. No Time to Die, The Boss, izo zose ziriho nkuko uri kubona. Student of the Year, izo zose ziriho. Mbega ntabwo nshaka kugenda muri mobile ngo ndebe bino bintu, gusa niba uri kubona ko ari ikindi kibazo nadasubize hano cyangwa se natavuzeho, just nyandikira muri comment ndagusubiza mu kanya kandi ndakora igishobotse cyose kugira ngo ngusubize. So reka noneho ngira umwanya wo kubashima kuko nkuko uri kubona nari maze iminsi nakora video kandi channel yanje nkuko uri kubona nagarutse sanga abantu bagarutse hano. So nukuvuga ngo hano nageze 2,000 abantu bankurikira. Ni byiza cyane, ndabashimiye cyane. 2,000 uru rugendo ntabwo ari